umurimo werekeye kuri bagenzi bacu. Umurimo wa mbere ni ukuramya ukitanga. Abantu bitanze kuza muri aya materaniro, hari byinshi mwasize ariko muzi match zihari. No match narahumiwe, sinanzi ko abantu bazataramira kuri televiziyo saa 9 z'ijoro zikagera. Je ibitotsi ngira sinzi ko byonashoboka. N'igitaramo nza ngwanya ngahunyiza nkoga mu maso ngo ndaende ndizabo je tibizonshoboke. Ariko ndi mukureba abantu bakama gutya. Amarepetition menshi yabuza abakiriya n'amasengesho ngo amasaha y'umupira yageze. Ariko umuntu wogira cyo mu materaniro akabwira abantu ngo amasaha ubu dukoreye igitangaza. Ubu dukoreye uko hari abantu basivye ngo barinze amasaha y'umupira. Ariko ari ibintu biza bitera mu isi uko nyine twaremeye nakaje. Uko nyine abantu bakomeze bemere ngo n'abapasiteri bamavuga ngo nyine ngo murabisi ko hariho match ngo muri ibi bihe ngo twihangane ngo guterana ngo abantu bari mukuza ari bake. Iryo ni itorero ry'Imana. Bamwe bari mu gusuhuzanya kuko akina Yesu, kuko akina Yesu. Njewe reka mbabwire kubera ko nanga uburyarya mu buzima bwanje. Umuntu mbanumva ko nta musuza noreka. Hako umusuza mpa mukemeye mu muti kuko akina Yesu mpa nsuza umuntu. Iyo umuretse ugakweba. Ndyarya zo mu nzu y'Imana. Muraho mwene da mutima kwaci tokashita. Idushinga umurimo wayo nuko mwuka yatanze impano nyinshi nuko rero koresha iyo wahawe bamwe yabagize abahanuzi abandi bagira ku intumwa nuko mwuka yatanze impano nyinshi nuko rero koresha iyo wahawe mwene data haguruka ukoreshe iyo mpano wahawe uzayibazwa nutayikoresha wayihawe kugira ngo ufasha mwene data haguruka ukoreshe iyo mpano wahawe uzayibazwa utayikoresha wayihawe kugira ngo ifashe mwene data haguruka ukoreshe iyo mpano uzayibazwa wayihawe kugira ngo ifashe abandi. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro ku bw'aya materaniro y'umugoroba. Imana yaremye mu kugira ngo tuyishimiremo tuyungukiremo. Ndambwira abantu ngo nta kindi kiba cyaduteranirije aha no kugira ngo habe kungurana habe ngiye gufatira. Haleluya. Hari igihe muza muba babiri umwe akaguta nk'ahantu cyangwa ukumva inyigisho zisa nkaho za zimwe na rimwe umuntu akavuga iki undi akavuga iki ariko ahantu dusize ungiriye neza unteguriye tere. Imana igumugisha. Yatubwiye amagambo meza akomeye ya mwuka w'Imana ndayakunda. Muri imbyarembe neza aravuga ngo nukuri yatugezemo asigaye abana natwe. Ngwino w'Imana Yesu umutima wawe. Umurire wo mu muntu bwe uri mu mutima we. Agakiza ke muri nje ni nk'umuraba mu nyanja. Iyo umuraba waje ubwatizi bukubitiriye ikabukubitiriye. Agakiza rero kaduhinduye abantu boroheye
Imana mu kudukoresha. Amen. Dushimye Karuvali yatugiriye icyizere kudutumira. Njya nkunda kubwira abantu ngo hari igihe Imana ibishaka kugira ngo niyungure cyane. Iyo umuntu afashe igihe uri gutegura ivugabutumwa mu by'ukuri ugira ngo ntabwo uri gushaka kubwira, ariko ni wewe ricyaza mbere na mbere, kuko ijambo ry'Imana rikebera mu mugi yombi. Ntijyoke babandiga ngo nawe rigusige, uzujana gutyo kigaruraho, kijana ukigaruraho. Imana ibaho umugisha ko Imana yabakoresheje kugira ngo muri iyi minsi hagira iby'Imana ihindura mu buzima bwacu, ndetse namwe tuzaja mu ijuru cyane. Nza numva iryo jambo iyo ndisize hari nk'akantu size katameze neza. Iyo nsuhuje n'umuntu nkamubwira ngo tuzaja mu ijuru, nza numva ndangije ibintu byose. Haleluya. Kuko ibyo dukora byose, ibyo duhirimbanamo amanywa n'ijoro ni ukugira ngo tuzabone Imana. Nzabona Yesu bwa mbere, intwari zanesheje isi, abo bose barize kwizera kwabo, nimbabona nzashira urukumbuzi. Tuzaririmba, 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 twese urufaya. Haleluya, haleluya. Karasomelagero. Abashumba mwarakoze, Imana ibaha umugisha. Kwari ugushimira abashumba. Fite amatsiko n'ubwuzu ukuzaba muri ico gitaramo. Nzabona Yesu bwa mbere, n'intwari zanesheje isi, abo bose barinze kwizera kwabo, nimbabona nzashira urukumbuzi. Tuzaririmba, 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 twese urufaya. Tuzaririmba, 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 izabanesheje. Tugiye kuganira hejuru y'ikintu cyitwa impano nk'izo Mwuka Wera yatanze. Impano bamwe yabagize aba, abandi bagira aba, abandi bagira aba. Ibyo byose turaza kumenya ico bimariye itorero. Abefeso 4:11 kugeza kuri 16. Reka iryo jambo dusoma urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso 4 kuri 11 kugeza kuri 16. Nuko bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza ubutumwa bwiza, n'abandi kuba bungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashitse bageze mu rugero rushitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana tuteraganwa n'umuraba, tukajyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge n'ububi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya, ahubwo tuvuga ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe, ari wo Kristo. Kuri uwo niho umubiri wose uteranwa neza ugafatanwa n'uko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacu cagenewe. Muri Kristo uwo niho umubiri gukura kwawo, kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Amen. Data, mu izina ryawe Yesu, uhimbazwe Yesu, uhimbazwe Yesu. Levar de le mairas, malavar de le fas, levar agarefas, moya selas,
uhimbazwe uhimbazwe Yesu uhimbazwe kewisola makewinga ndo mza akanwa kacu ni gato kanyuramo ibikomeye bingana gutya ubwenge bwacu ni buto bwabasha gusobanura amagambo yawe ariko mwuka wera wavuze ngo azabashoboza kugira ibyo muvuga ni uzabategura ibigomba azabahishurira karibu mwuka wera w'Imana komeza ukora umurimo karibu ukomeze uhishura ibishakwa n'ibigenderewe muri uyu mugoroba karibu ukomeze wigishe karibu ukomeze wemeze karibu ukomeze ugira inama levar de lemas igiliba foramaya selemonda la de levarmas baraga z'umwijima zose zituze baraga zazituma abantu batumva ijambo ryawe hari abaza bahekera mu kureba impagararo no gutekereza byinshi ariko dufashe mpiri mu izina rya Yesu ibyo bitekerezo byose turabikugomoreye papa turabikugomoreye papa turabiguhaye papa turabiguhaye papa abari muri iki gihugu abari kudukurikirana abari mu isi yose abazumva aya magambo abazabona aya magambo turabiguhaye ma turabizi ko izi nyigisho zigenda zisigara ibihe byinshi twaba turiho twaba tutakiriho zizagira akamaro zizagira ubumara zizahindura isi zazaniye none tugukomeye mu mashyi kuko ari we mbaraga zacu mu izina rya Yesu amen. Nabaza utubazo nka tungahe kugira ngo nze gusobanura tugiye kuvuga hejuru y'ibintu bikorerwa mu itorero. Ubushize nabitekereje ndabitegura ubugiye guca saa 11 mbona ko umuntu aje arambwira ngo uyu munsi ntuvuge ico kintu uvuge hejuru yo kubabarira vuga amasengesho arimo kubabarira. Naravyutse mu gitondo mpita ntegura ko kanya hari saa 11 tegura inyigisho z'amasengesho arimo kubabarira. Wa munsi uko niko Imana yari yabonye ko ari byo bikwiriye kandi Imana ishimye ko ari byo byakoze. Uyu munsi rero tugiye kuganira ibice bivuga ibibera mu itorero, umutorero nk'umubiri ugize Kristo, torero nk'umubiri. Kikintu kiza kindera ubwoba, itorero rifite agaciro gakomeye, itorero nk'umubiri wa Kristo. Haleluya. Itorero nk'umubiri wa Kristo. Murabizi ko muri iyi minsi hari abantu benshi, niyo mpamvu biravuze bafite imyigishirize bumva ku itorero ngo aha ni ibisanzwe, ngo ahahoba n'akabari, ngo ahogira gutya. Nanga ari amagambo sinyakunda umuntu yavugira mu nzu y'Imana. Aha harejejwe harejejwe kugira ngo hakorerwe uyu murimo, ntabwo ari akabari. Ntabwo niyo mpamvu nzangira ikibazo yuko abantu bafashe ibintu imico yose yo mu isi bumva ko itorero ridafite agaciro batangira kubyinjiza mu nzu y'Imana. Aha nahitiriwe, aha nahatoranijwe nivyo kugira ngo abera baharamirize, abera bahumvire impumuro iva ku musaraba, impumuro iva mu ijuru. Aha hantu ni heza. Bibiliya zitubwira Hana wari umupfakazi ngo yapfakaye amaze imyaka 7 ngo amara 84 mu nzu y'Imana, ngo asenga yiruza ubusamanywa nijoro. Bituma Imana imuha amasezerano ngo ntabwo uzapfa, ntabwo uzapfa utarabona agakiza ka Isiraheli, ntabwo wapfa. Nta muntu uzutinda mu nzu y'Imana. Takeo vangela gaino kazo. Inzu y'Imana igira indero nziza iyunguruye. Dufite ikibazo cy'abantu badashaka kureregwa mu nzu y'Imana. Ntabwo uzava mu muntu w'igiciro cyo gukoreshwa iby'agaciro utaba mu nzu y'Imana. Ni ikibazo. Niyo mpamvu usanga abantu basigaye bari nk'inka ziragira, umwe akage ngo yateye aha, undi yiriwe aha, undi yaraye aha, undi. Jewe niyo mpuye n'undi muntu atasabye agahusha agiye mu yandi materaniro, nza numva bitamereye neza, kuko itorero niryo rigomba kuguha umurongo ngendegwaho. Iyo rero utarumva itorero biragoye, abashumba baba bari gukorera ubusa, kukurera bizabagora, kuko
Imana niba yaratoranije abungeri ikababwira ngo muragire umukumbi, none bazaragira intebe? Ngaho musohoke murebe ko mbwiriza. Mwese mwamumfata udukapu mutahe, nanje ndambika mikoro ntahe. Yego no bikora kubera wenda kamera bari kudukurikirana, ariko itorero n'abantu. Amen. Amen. Kandi abo bantu bakoze iki? Bakoze umubiri wa Kristo. Yego. Nta munsi n'umwe nzashigikira abo bavuga ngo itorero ngo ni mu mutima. Ese uwo mutima muri mu gukangisha ngo umutima ni umutima nyine. Umutima ngo ni umutima. Kandi Bibiliya mbese bakabivuga batagamije koko gusingiza ngo kuzayishira ryabo ngo ni umutima. Byose bikorerwa mu mutima, ariko bigira aho byicara, bigira aho bihera, bigira aho bituye. Ponge na ngando. Ni ikihe gice cy'umubiri wawe cyihariye ndetse kidasanzwe kuri wowe? Ni ikihe gice cy'umubiri wawe cyihariye ndetse kidasanzwe kuri wowe? Kandi kuko itorero riri mu isi. Kuko itorero riri mu isi. Kuki Yesu yasize avuze ngo kuri wowe Petero nzahubaka itorero, kandi nzaryubaka kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu yose ntazarinya. None iryo torero ryabayeho kubera iki? Kandi kabazo nakwibaza, ese izi ngingo cyangwa ibi bice twavuze byose bishobora kujwa role imwe ku mubiri wawe? Byoshoboka? Ntago bishoboka. Amaso ashinzwe kureba, amatwi ashinzwe kumva, akanwa gashinzwe kuvuga, umutwe ugatekereza n'ibindi, amaguru akagenda, amaboko agakora, umugongo ukunama ukaba waheka. Ntabwo ingingo zacu zikora umurimo umwe, ziratandukanye ariko zose zigenda zuzuzanya. Amen. Hari imirimo itandukanye hagati mu itorero nk'uko umubiri nawe ugizwe n'ingingo nyinshi. Imirimo itandukanye igize uyu mubiri, kandi kaba mu itorero ry'Imana, Itorero ry'Imana rigizwe n'abantu benshi, rigizwe n'ingingo nyinshi kandi zifite imirimo itandukanye. Bamwe n'aba, ariko zose zubakiye kuri wa mutwe, kandi wa mutwe ukaba ufite umubiri wose, agihimba n'ibindi. Ingingo rero hari imirimo zigomba gukora mu itorero. Ndakomeza ngaruke ku itorero kuko numvisha ari byo ngomba gukomeza kuvuga. Mu itorero hakorerwa ibintu bitatu. Ni byinshi bikora, ariko ndaza kubivuga mu buryo nka butatu kugira ngo wenda tutaza kugira byinshi bigacanga abantu. Umurimo wa mbere ukorerwa mu itorero ni uwerekeye ku Mana. Umurimo werekeye ku Mana. Umurimo wa mbere ni uwerekeye ku Mana. Mwene data nawe ngo niho yasomye Abaroma 12 ku murongo wa mbere. Umurimo wo kuramya Imana, wo gutamba imibiri yacu nk'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo ariko kuyikorera kwacu gukwiriye. Haleluya. Umurimo ukorerwa mu itorero wa mbere ni wo kwitamba tukaba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwacu gukwiriye. Mutambe imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Uwo simuvuga kuko yavuze bihagije, reka nkomeze kundi mubiri. Undi murimo wa kabiri ukorerwa mu itorero ni umurimo werekeye kuri bagenzi bacu. Haleluya. Haleluya. Umurimo werekeye kuri bagenzi bacu. Umurimo wa mbere ni ukuramya, ukitanga. Abantu bitanze kuza muri aya materaniro, hari byinshi mwasize, ariko muzi match zihari. No match yaba narahumiwe, sinanzi ko abantu bazataramira kuri televiziyo saa 9 z'ijoro zikagera. Je bitotsi ngira sinzi ko byonashoboka. N'igitaramo nza ngwanya ngahunyiza nkoga mu maso
ngo ndaende ndizago jeti bizonshobokera ariko ndi mukureba abantu bakama gutya amarepetition menshi yabuza abakiriya n'amasengesho kama ngo amasaha y'umupira yageze ariko umuntu wagira ucya mu materaniro akabira abantu ngo amasaha ubu dukoreye igitangaza ubu dukoreye uko hari abantu basivye ngo barinze amasaha y'umupira ariko ari ibintu biza bitera mu isi uko nyine twaremeye nakaje uko nyine abantu bakomeze bemere ngo n'abapasiteri bamavuga ngo nyine ngo murabisi ko hariho match ngo muri ibi bihe ngo twihangane ngo guterana ngo abantu bari mukuza ari bake iryo ni itorero ry'Imana akabumbu mugiye kukagereranya n'amateraniro ako daimo wafashe ikirere kabisa daimoni ariko azatsindwa daimoni azobura haje nitugera mu ijuru amanyanga ye yose azabura hayakwiza narata daimoni izinyanganya gutyo umuntu ikamuriganya akabumbu woza ugakurikira ibyabaye ukabisubiramo abaga akavuga ngo murabizi ko uyu munsi tutosenga ngo n'umupira ngo Imana bababarire umurimo wa kabiri ni umurimo werekeye abagenzi bacu ico bitusabane witorero ry'Imana agomba kuba mu busabane tuvuge ngo amen ubusabane ibyakozwe n'intumwa ibice 2:44 ndashaka ko dusoma cyane kugira ngo abantu bumva aya magambo wenda batavuga ngo wenda nibyo abantu bazanye byakozwe n'intumwa 2:43 ariho duhera mutwe w'amagambo uravuga ngo uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo abantu bose bagiraga ubwoba nuko intumwa zigakora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi 44 abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akenye kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye ni wabo bakamanyagura imitima bakarya bishimye bafite imitima itisha bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera bakizwa amen umurimo wo kubusabana impano buriya ni umurimo nituvuga impano wumva umurimo impano ni umurimo nituvuga umurimo atise ko badeviye ko batabavuga impano ni umurimo ni ministeri ni umurimo ngo abo bose bahoraga bari hamwe ngo n'umutima uhuye bakibwira kumwe karuvari imwe mugira imitima ihuye mwibwire kumwe mfite ikibazo muri iyi minsi hejuru y'izi ngingo mfite ikibazo kandi nkimaranye igihe usigaye usanga groupe y'abahanuzi iri ukwabo abaririmbyi bari ukwabo abanyamasengesho bari ukwabo abavuga butumwa bari ukwabo abahawe gutanga bari ukwabo abahawe ubwenge bari ukwabo noneho ugasanga umubiri wa sinzi uko byagenze igice kimwe kiririya ikindi kiririya ikindi kiri kandi igice cya buri kintu cyose kigapinganwa na kijya kintu bikarwanana none uko amaboko yofata ukuboko agatangira agakubita akanwa ngaho murebe bonye itike no kwifata ku mubiri wanje nona ngatangira ngakubita akanwa mwovuga ko byagenze gute ubwenge bwayose kama mubona kuri podium uko ndakubita akanwa ngakubita narangiza duturanye n'umwana wagize ikibazo cyo mu mutwe aza yikubita inshi twese tukifata gutya akongera mu wundi musaya ngo iwe mana we akongera azarara yikubita kirwa yikubita twese tuza tumwita ko yasaze nza ntekereza ko iyo dufitanye amakimbirane iyo tudafite ubusabane iyo tudafite ubumwe Yesu aza tureba nkaho tuba twikubita akavuga ati bariya n'abasazi ko barikubita gute ako kantu karinjije hari akantu nza mvuga kumva karinjije no mundebere mpangira ngo kaci mwese mwohumirwa
benshi bo kwama biri kwakavuga ati kibazo kirabaye uko niko mwisi y'umwuka Imana iri mu kubona twatwikubita ikavuga se ko akubita mugenzi wawe kandi ari akanwa kawe kuri kumukubita ari amaboko yawe Paulo yigeze gusanga ico kibazo ko arababwira ngo bamwe bavuga ngo naba Paul abandi ngo naba Petero abandi ngo nabandi arababwira ngo se Kristo yacitsemo ibice bite Kristo yabaye udutanyagura umwe karaza agafata kundi agafataka abo bose murapfiki umwe yaraje aratera undi aruhira ariko kukuza no kumeza ni Kristo ari wateye n'uwuhiye ntako bose baraho nta mumaro wabo nibyo bakoze nibyo ariko ufite agaciro n'uwo gusingizwa n'uwafashe yambuto ntiyaborera mu gitaka iramera irakura ibyari izindi mbuto uwo ni ufite agaciro muri mukumarana gute turi ku mubiri umwe ko muri kubita gute Imana yamibazamura kamera y'umwuka urebe ukuntu uri umusazi mu mutekerezo saba ndi kubwira ko ndareba Mana we abamabuye we umuntu azabura uko atunga mu bakristo kavasa abakristo urababwira ngo ko bari kubita ukuko murabona mpangira simpambabara Nti mwari muje kumfata nuko naka kamarano kari mwisi kaci umuntu akarara Mana tubabarire Mana tubabarire hari umuzungu ejo bundi umuhinde watubwiye ikintu ansigama ikintu aravuga ngo umubiri wa Kristo reba nkuko aya maguru yanje ameze uku mu gitondo kukama kwigaragambya kukavuga ngo ko kuraciriye uku nako kukavuga ati nje sinca aho mugenzi wanje aciye nje ndacaka ko murabona byogenda gute ko murabona ntopfa ukuguru kuvuze ngo ko kurigendera iri uku nako kukavuga ati nje ndaca hoba ikibazo uko ni kwitorero ry'Imana muri ibi bihe rimeze ariko ngo abo bose ngo babaga hamwe Mane dushfashe babaga hamwe bagasangira ibyabo byose ikindi kandi ubutunzi bwabo mwihangane kuri uriya muzehe arabarangaje n'ukuri hari igihe umuntu aba arimo muze n'ukuri tujera ibintu byose uko amaso yose aragiye sigaye kuri podium turi nk'abantu bane amaso yose yagiye Haleluya atukuzwe milele Haleluya tao tori na sambo babaga hamwe yego bagasangira ibyabo byose kuki abantu mu itorero batagisangira yeme kuki abantu batagisangira noneho ako uyu munsi Imana ifashe aya masaha yanyu rwose menye uko nyaje kuko ko ndumva hahaza ibintu byinshi muri iyi minsi hadutse n'umwuka kugana mu itorero bapfa kumenya ngo ni kana kuri mu gikoni bikaba birarangiye ngo ntimurye ngo turahwereye ngo turapfuye ngo ibitangaza birabaye ibiki nigeze kuja ahantu ubushize mwivuga butumwa barambwira ngo niba ushaka kubaho ngo utibesha ngo urye ku rusengero nagize agahinda ndavuga ngo ndahumiwe ivuga butumwa umuntu yagaze ataha akaba mu materaniro mu rusengero ko murambuza ngo sinje kurya ku rusengero ndababwira ngo uhereye uyu munsi natibutsa ndashaka ko nzoza ndira ku rusengero ukundi mworeka ngo abantu bazapfa arabizegwa muza mubona ibiryo byo ku rusengero n'ibyo byo kwica ko muri mukuja mu mahoteli mukaryayo mutazi bivuye mukarya hehe mu mihanda mutazi aho babikoreye niba ari imbwa bakaranze niba ari iki ariko ibiryo byagera mubera b'Imana ariko Mana we ariko izo y'Imana ikibazo ngiye muri iyi minsi sinzi uko byangendekeye kubera iki tuje mu miryango n'ibindi ntitukenga ariko waje mu nzu y'Imana ngo niho urupfu ruba kumuza mubona hano ari aho gupfa
aha naho gutanga ubuzima. Nivyo. Mana we unyicira aside zose ndi mu kwinginga Imana wice Satani wavanze itorero. Sori na daongenga. Nesove. Mutima wanje urababaye muri iyi minsi. Satani waje gukinisha itorero. Tuhe mwene se umwana ngo agufashe umwana. Ngo numuha ngo aramukiringo ngo none ngo birabirangiye. Kumuza mubona mugira uburinzi bungana gute bwo urinda abana banyu. Torero ry'Imana mwe. Kandi ngabona abanyamwuka bari ku rwego ngo degira 100. Nimumenye ukuri kuzaba batura. Ndabizi ko bitorosha amagambo ntiyoroshe. Ariko icamba nkazaboneka nk'umuntu umwe akantera ibuye karangira. Ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana ic'Imana yampishuriye sinzareke kukivuga. Itorero ry'Imana babaga hamwe bagasangira ibyabo. Umutima uhuye. Umukene ngo bakamwitaho. Ngo Barnaba n'abandi murabazi. Bamwe bagiye bagurisha amasambu yabo ngo bakayazanira intumwa. Zikagenda zikoresha uko buri muntu akenye zikamwitaho. Iryo ni itorero ry'Imana. None dayimoni ndimo kumva no muntu ngo akamakubwira ngo ntumuha amafaranga ngo atakugatirira amafaranga. Ariko yemewe. Ariko ukuntu ibi ni ibiki kavuyo gusa. Nguriya numuha amafaranga ngo araya magati ukwa iyaba nari mfite miliyoni 100 ngo nzibahe nona. Ndebe ko mwogatira amafaranga umuntu afite. Iyaba nari nyafite ngo nyaba. Muzamubona rinde uku Yesu muzamubona ye ariko Yesu we ariko ninde twahwanya nawe nure abisi bose nibapfukame bakora. Uzi impamvu abantu banze kuza gukizwa? Araza gute yumva ayo makuru hanze. Abakristo nibo bari mu kugenda bonyine bakisenya bakagaruka ngo ko baringinga baje. Woje baba bakubwira ngo ahantu hari shitani. Woje guko bukeye nuko bwije ngo Imana yahoraga ibongerera abakizwa kubera ubumwe kubera bamwe bari mu gusuhuzanya kuko akina Yesu njewe reka mbabwire kubera ko nanga uburyarya mu buzima bwanje umuntu mbanumva ko nta musuza noreka hako umusuza mpamukemeye mu muti uko akina Yesu mbansuza umuntu iyo umuretse ugakweba ndyarya zo mu nzu y'Imana muraho mwene da muti kwakina tokashita Yesu azaza aka kavuyo kazoshira. Bati ababaye babawe iyo mbimenya nkihana nteza amatwi ngo numvivyo numva induru siravuze. Bati ababaye babawe iyo mbimenya nkihana. Amagambo wavuze azagushirisha mu rubanza. Uzumenya ko ibyo ukora byose imunsi umwe uzatambuka imbere y'intebe y'imanza uhumigwe. Abazapfa gufata amakuru gusa rumvishe gusa nawe mukristo ntaza yuza ibintu byose biriho. Uzubaza Imana ntimugira Imana. Subaza Imana ngo si umusuza cyangwa mureke izokubira umusuza cyangwa umureke. Hakikigare gusa ngo bavuze iki? Uzohagarara imbere y'intebe y'imanza umunsi umwe. Kandi nindangiza mwihane. Ko ndumva umwuka wo kwihana mwihane. Umuntu wese uzuca mitorero ry'Imana waritesheje agaciro. Abera barahari. Bahora bari maso babwira umwami ngo arirengere. Ntabwo itorero rizamarwa n'amagambo no. Ntabwo itorero rizamarwa n'agakungu n'ikigare. Oya. Hari abera bari kubwira Imana ngo ita ku itorero. Itorero ritanga ubuzima. Itorero ritange abera barahari.
hari abantu batariyandurisha imyaka izoshira itorero ry'Imana rizabaho nubwo abantu babuze aho binjira kubera twe itorero rizabaho. Umurimo wo gusangira ibyabo abantu bongere basangire mu izina rya Yesu, mwongere musangire, mwongere mukundane, tuzopfa ariko wo kwicwa na mugenzi we uko hari iciza nkabyo. Ba Stefano bari mu murimo bariko bakorera abandi, siko byari bimeze kugeza igihe bamushinjije ngo atutse Mose n'Imana. Ibaza ikintu uri gukorera umuntu bakamabesha ngo wamututse, ariko ngo umwuka wera w'Imana gushya kubera umwuka ngo amabona ngo ijuru rakingutse ngo abone umwana w'Imana avuga ati Imana ubababarire we tugira icubabara tukogwe kubashiraho urubanza. Uwo arahari. Undi murimo wa gatatu nyamara birabaje babwira umwami babwira umwami zayo wazarirengera babwira umwami waje mwitorero ahirika risozogoza muba nyamara barabanyo ahora bari maso babwira umwami zayo azarirengera babwira umwami zayo wazarirengera bari mu mahoro tugufite twifuza undi murengezi. Izo ngingo zose zikora uwo murimo iyo usomye mu Baroma 12 ukamanura niho bagiye bavuga buri muntu uko yahawe mu tuntu turi detail, niko navuga mu tuntu tugiye duca. Bamwe bahawe ubuntu, bamwe bahaye kugira inama, bamwe bahaye kugira ubuntu, bamwe bahaye kwigisha, bamwe bahaye kugira gute. Turahari ariko twose nta kintu kiza kidukoresha ni ukuba ufite urukundo kiza kibikoresha byose, gutanga, kwigisha, kugira inama, kugira gute. Nuko ugomba kuba ufite ikintu bita urukundo. Buri iyi mpano zigenda zikomera bitewe n'imbuto. Habanza imbuto hagakurikira zigenda zivanga hatarimo imbuto ngo zivange n'impano byopfapfana. Ariko niba ngiye gutanga ngatanga mfite urukundo, murumva bimeze gute? N'uburyohe. Niba ngiye guhanura ngahanura mfite urukundo, n'uburyohe. Niba ngiye guhugura umuntu ngahugura mfite urukundo, n'uburyohe. Niba ngiye kwigisha nkigisha mfite urukundo, n'uburyohe. Urukundo icyo rukora rero mu mpano nicyo kintu gituma umubiri wose uguma hamwe. Urukundo nibwo rutuma umubiri wose. Urukundo icyo rushinzwe ni nka remote, ni nka moteri, sinzi uko navuga. Kuko birizivuga ngo gwihanganira byose, ngo rukababarira byose, ngo ntirukeke ikibi ku muntu, rwizera byose, rutwikira ibicumuro byinshi. Ariko urukundo ni rwiza yewe. Kandi ubizi. Ako kubera urukundo ukavuga ngo ntabwo ngomba gusebya mwene data. Ntabwo bishoboka. Ruhishira ibicumuro kandi byinshi. Aho rero iyo habaye mu rukundo, muri ubwo busabane, muri uko gukorana gutyo muri izo mpano, haba ikintu cyitwa umubiri wose ukaguma hamwe. Amaguru ndavuge ngo arajiye, amaboko ndavuge ngo arajiye, akanwa ndikavuge ngo karajiye. Urukundo rubihambira hamwe. Amen. Umurimo wa gatatu ni umurimo werekeye gukorera isi.
isi. Yesu yaravuze ngo nuko mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abizera bagakizwa mubabatize mu izina ryanje. Umurimo wo gukorera isi. Yesu mwana. Kandi ikintu kijya kintangaza muri uyu murimo, Yesu yarababwiye ngo nimugende mbahaye ubutware, muzanywa ibibica ntaco bizabatwara, muzakandagira inzoka na skorpiyo ntaco zizabatwara, muzaye ntaco. Yahise itereramo ikintu citwa ubushobozi, ubutware. Umuntu wese uri gukorera Imana, kariyeri yose ahagazemo, Imana yayiguhayemo ubutware. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye, kuko yayatubwiye ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanyweye amazi meza, amazi y'ubugingo. Cyaduha itorero rikagira abantu rigomba kohereza ikaja gusarura. Cyaduha hakagira abagabo n'abagore. Bibiliya ivuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ngo twinginge nyiri ibisarurwa yongera abasaruzi. Iki si igihe cy'urwenya, iki si igihe cyo guhunyiza, iki si igihe cyo gutamporiza. Hari ico wakora, hari ico waja kunyaga, hari umurimo, hari umurimo nyamukuru Imana yaduhamagariye. Hari umurimo wo gukorera isi. Ejo minsi ishize ahantu twari turi, noneho haza abana bafite amadredi b'abahungu, kandi Bibiliya ivuga ngo umugabo ntagahirimbiza umusatsi. Muze mureka ibintu byose ni Bibiliya. Nta muhungu ugomba guhirimbiza umusatsi. Ngo arangiza abana baza bakubise dredi, bakamubaza se mwatekereje gute gushiraho dredi? Ngo nukuryosha, ngo nta kibazo, ngo nukuryo, ngo tumva dushaka kuryosha. Nukuryosha nyine. Bibiliya yiyamye guhirimbiza umusatsi, yarabyiyamye. None dredi zigeza aha urumuka mubona kuri se ngo nta kibazo, ngo ibintu byose Imana izi. Nyamara ibintu ntago bimeze neza. Ejo bundi bazatuzanira hano abantu ngo nidusezeranye umugabo n'umugore, ngo n'uburenganzira bwawe. Ejo bundi umugabo n'umugabo hano bizoza mu minsi isa, bazovuga ati ni uburenganzira bwacu, nabyo mu bidukorera nta kibazo, ibintu byose biramenyerewe. Abantu barangiza bakaja kubusa ngo ko murapfuza, mufite ibyo mwakagombye kujya gutangira, mukagwanira ubusa. Dufite abantu uyu munsi, umuhungu arahaguruka akavuga ngo njewe ntago nkiri umuhungu mbaye umukobwa, umukobwa akavuga ngo njewe sinkiri umukobwa mbaye umuhungu. Nza mbabona amagenda akazamagenda yirapisha ngo n'umuhungu, ngomba ugasanga gusa ngo turi mu bintu nguyu mwasohotse mukaja kwigisha isi, mwagiye mu bigomba kujamwe mukareka ibindi bidafite umumaro. Twahamagariwe kuja mu isi, abatarakizwa tukababwira Yesu. Buri mukristo rero mu itorero agomba kuba afite ubuhamya bwaho Yesu yamukuye. Haleluya. Kugira ngo abusanze muri ico gihe cyo kuja kubabwiriza, ubabwira imbaraga za Yesu aho zagukuye. Nakure nabyiringiro namba narifite amasezerano y'ibisa, nari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amara
sinkigenda niganyira ndumwana wihoraho. Tugomba kugira ubuhamya bw'ibyo Yesu yadukoreye. Ugomba kugira ubuhamya bw'ibyo Yesu yagukuyemo. Byaba bigoye kuja kubwira abantu kuja gukora umurimo utaraguhinduye, biteye ubwoba. Ariko uzuja mu isi ubabwire ngo umva uko Yesu yambohoye, umva ko Yesu yangiriye neza, jewe nari uyu ubu nduyu, mwene data agize neza, yavuze ko yari ameze, avuze uko Yesu yamugiriye. Tugomba kuba dufite ubuhamya bwo kubwira abantu aho Yesu yadukuye. Haleluya, aho Yesu yadukuye. Mu by'ukuri umuntu n'umuntu azananirwa, ariko njewe mu buzima bwanje Imana yambujije kugambana. Hari abanyeshuri twiganye, Imana yambujije mu kanwa kanje kuvuga barozi, umubiri wonanira nkabivuga, ariko mbasa nk'uteye aside murishe. Iyo namuvuze gutya nkavuga ngo uriya yarinjiye, mbazi ko iryo joro sinzi aho ndara. Abantu benshi twiganye n'abaturanyi banjye n'inshuti zanje barabizi, iyo mvuze ijambo umurozi sinzi uko umubiri wanje uzuhinduka. Yabyo kugatorera ngo ko muragamba umuntu uko muraga, nza numva ari kinkoti ya inkata iyo mpangamba, nza numva mbabwira se ko bimwe na bimwe birashika umuntu akavuga, ariko icogiye nzamba mu buzima bw'umwijima nkaza numva ni kaho nambaye ubusa, kubera gusa wavuze gusa ngo uriya muntu yarinjiye. Ticoroshe ako siko nusuri mu kubivuga ngo yarinjiye, iyo gusa ntaye ririya jambo ibibazo biba bimbayeho. Yesu hari aho yadukuye, hari aho atugejeje. Haleluya, tugomba kuba abahamya. Itorero rero rifite ubuzima mu gihe buri rugingo rukora ibyo rwahamagariwe. Nico gihe tuvuga ko itorero rifite ubuzima, ni igihe buri rugingo ruri gukora ibyo rwahamagariwe. Haleluya, buri rugingo igihe ruri ku murimo. Nibagiye kubabwira akantu kamwe abahanga bagiye bagenzura, bagiye bavuga hejuru mu itorero abantu bagiye babamo. Baravuze ngo 10% nibo bashobora kumenya umumaro wo gukorera Imana. 10%, 50% ngo abo bantu nta ruhare bashaka kugira mu murimo w'Imana. 50%, 40 nabo ngo bashaka gukora, ngo ariko bakagenda bibwira impaka bavuga ngo nibyo ntituzi icyo Imana yayitwereka gukora. Hari ukuntu umuntu azamuvuga ngo je ntaca Imana irambwira cyo gukora, ntimuzamubyumva. Umuntu akaba imyaka 10 wamubaza se ko nta kintu uzi ukora mu nzu y'Imana, ngo jeza ngo ntaca Imana iranyereka gukora. Tibabamo se. Abandi nabo bakaba bategereje ko bashobora kubona umuntu waza akaberekera ati ngwino ugakurura nk'abashumba, kavuga ati ngwino wewe uzukora gutya, uzukora gutya na gutya. Abo nabo baba barindiye ko babakurura bakabereka ico gukora, ariko pursa ngo ziyemewe zizewe mu itorero ngo ziza zikora umurimo w'Imana nkuko bikwiriye, mbese bakorera Imana ngo ni 10%. Ngaho mumbwire 90 aho yasigaye. Abandi benshi ni indorerezi gusa, kureba ibitagenda neza, ngo useruno rurabo ngo byagenze gute, ngo kuki batazanye jaune, ngo kuki bazanye umuhondo, nuko gusa. None wewe ko wabonye jaune ko ari ikene wazanye jaune, niba wabonye icyatsi kibisa cyo iwe gusa ni umuntu n'indorerezi gusa yo gucamba ibyakozwe gusa mu itorero, gusa camba ibintu byabaye, abona uriya ngo ntazagira gucya. Abo bakaba mu itorero, ariko twese Imana yaduhamagariye kugira ngo tugire ubuzima bukorera Imana. Haleluya. Itorero ryo rifite abantu bari gukorera Imana riba rifite ubuzima. Iyo urugingo rumwe rukora gutya urundi rukagira gutya, naratangaye. Akanwa nshobora kubwira Bizimana nkamubwira ngo Bizima wampaye ayo mazi, sibyo tubyumvishe n'amatwi, ngaho yazana ko murabona ingingo zose zidakoze, ngwino amatwi arumvise, ngaho mundebere, amaguru arakoze, amaboko arakoze,
aho arasetse agize gutya amaboko arumiwe Mana iguhe umugisha ubwo nibwo buzima bw'itorero ni ukuba ingingo ziri gukora kandi zigafatikanya kandi naratangaye iyo urugingo rumwe rukoze ntiwumva ko muhamagaye amatwi agahita yumva azahita abera umuco izindi ngingo zose zahise zumva none se amatwi ngaho funga amatwi cyane papa uyafunge cyane gwino hano ko murabona hari kibaye gwino hano hari kibaye tukubera iki ntabwo yumvise ushobora gusanga karuvari icecetse ku bwawe wafunze amatwi kuko urugingo rumwe iyo gwumvise iyo rukoze rubera izindi ngingo umuco nivyo Haleluya haleluya atukuze kandi iyo rugingo iyo rukoze umva ibintu bibiri bigaragara haba ubuzima hakaba imbaraga ni ukuvuga ngo avuye hariya kampari y'amazi jewe nari nyashaka nari nyotewe ushobora guhita nshira inyota kubera ko ari ubinteye sibyo ushobora kuvuga nti nagize inyota mpa ku mazi mpite ngo tomera vuba ampaye ubuzima ikindi kandi ampaye imbaraga nta kintu ciza nko gusanga mwene so kuko ziragirirana usanga mwene so aho ababaye aho ananiwe aho acitse intege ukamubwira ngo Paul haguruka tugende mama haguruka papa ongera wisubizemo agatege ubu mubereye imbaraga ubu mubereye inkomezi ntabwo Yesu azaza Yesu ntazaza ngo yamavuga ngo haguruka oya Yesu ari kumwe natwe akorera mu bantu agendera mu bantu azokunyuramo kugira ngo umbere inyunganizi kugira ngo unkomeze niwe wazanyuramo aya magambo ntabwo Yesu yo yakoresha mu gikuta abantu benshi bo kwa maruka ntibayumve none aha Yesu avuze ngo mwumve ijwi gusa tugashaka tukabura ijwi kandi abantu ntazavuga Yesu azamanga ngo daimoni yateye ngo abazimu ariko ari guca muri aka kanwa toyizolanda pagenio kumunyantege nke iyo habonetse ubuzima rero hakaboneka imbaraga nta kindi gihita gikurikiraho haba gukura k'umubiri gukura kandi uko gukura nta handi kugenda kuva kubikura muri Kristo inyonko yacu inyonko y'ubuzima impano zose aho zivoma impano zose kugira ngo zigire ubuzima nazo impano zose kugira ngo zigire imbaraga zibyonka muri Kristo niyo mpamvu biza bikabera ubuzima itorero iyo dutunze ubuzima bwa Kristo kuko yavuze ngo aho muri we niho umubiri wose ukura gukura niho ingingo zose zikura gukura hanyuma izo ngingo kubera ko zakuze zikaza zigakurana mu mibiri zikagenda zikurana ariko urugingo rwose Yohana 15 kuri kanangira ngo nimuguma muri je amagambo yanje akaba muri mo nivyo musabe ico mushaka kuko umuntu wese utaguma muri je kinaza korerwa gusa nuko azaba yuzure asaba umuntu uraho bagacana gusa ngo bagatwika umuntu utaba muri Kristo umuntu utari muri we azaba inkwi zo gucanwa izo ngingo zose intumwa abahanuzi abaki kandi mu bintu by'Imana biteye ubwoba izo ngingo zishobora kuba zikora ariko zose iyo zidafite inyonko muri Kristo nta kamaro ni ukubikorana uburyarya ni ukubikora ari ibyaha ariko niba twifuza ko ingingo zacu zabasha gukura twonke muri Kristo atukuze haleluya kugira ngo ibyo tubikora byose tubikore kubwuwo duterane kubwuwo duture kubwuwo dutange kubwuwo uwo nguyo yakugezemo nta kintu cyo kunanira gutanga
nabaho umuntu azatanga imodoka mukama mwumva koze igitangaza uzi impamvu wo kumva inyonka iba muri uwo nta kintu na kimwe kuko biri yavuze ngo nta kintu na kimwe bagiraga ahubwo nta na kimwe ibo ntibagiraga ikintu wokoraho ngo ukoze ku nzu ngo yamagiranereshe inzu imbere ya Kristo Yesu agira imbaraga ziruta amazu niba baratambaga abana umuntu agatamba umwana akavuga ngo ijwi ndaryumvishe rirambwiye ngo ntange ISHAKA w'ikinege none tuzatunanirwa ntawe ukidusaba abana ntawe ukidusaba iki Imana yo gusaba inzu none aho kwama bitanga ukuntu uvuga ngo wa mugore w'Imana yavuze ngo tanga inzu wo kwamba ngo mu izina rya Yesu uravangiwe nakubwira ngo ngaho tanga ziripendo y'igitenge ngo ndagitanga ngo ndatanga ngo bitatu okay kibazo gikomeye kibazo gukura buri rugingo rubwirizwa gukura buri wose ku giti cye ahuzwa n'umutwe ari we Yesu Kristo twese izo ngingo zirakura ari ku mutwe wacu aho dukura ubwo buzima ni muri Yesu Kristo nta kunyura ku ruhande Imana yahamagariye buri wese gukura tukagera ku rugero rwa Kristo tukera imbuto twe gukomeza kuba impinja Abaheburayo 5:11 kugeza kuri 14 twe gukomeza kuba impinja dukure tube mu buzima hari abantu bakunda gusa mu itorero bamukorere tangira haleluya mzinira ngirira gutya bakinagije abantu ngo nanje ngo isho ntangira Imana ngo muzamura Imana ncubare ngo dutange haleluya noneho nizozubwira abantu ngo bakubyinire kababwira ngo ni muntangire haleluya uzutanga ifaranga basi nawe wihagarareho pe ngo nabana base ngo muzane ukuri ba datamwe ngo ngaho ni mubyinire ngo ngani muntangire haleluya ngo kubyi Imana yakoze ngo ngani munkomera amashi akamasubira mu mwanya kicana ukugize gute ukukoze iki wewe gusa no kugukorera bagutangire haleluya ngo muzonsengera ngo je gusengaga byarananiye ngo bagufungire ari ibintu ari umuntu ibintu umuntu azayumva ukumbura se uzi umuntu kubwira umuntu ngo mfite ikibazo ngo pastor sere ngo wagiye ukansonzera turashize umuntu azasabira undi muntu ngo yiriza musengere tazi kwinzara zijya ngo twebwe kwiriza ngo zaratunani n'ukuri urabona kameme urabona ngo none ngo mushakire ngo bayumbe ngo bazi bakora amasengesho ngo nje nzaza nishura ariko Imana bari ku buzima bw'Imana burakomeye muri ibi bihe n'ukuri ikindi izo ngingo zikora zirubakana iyo zamaze gukura zirubakana buri mukristo wese abwirizwa kubaka mugenzi we gusubizanya intege no gushishikizanya mbese gushishikirana guha sinzi ukuntu nakavuga ku gukangurirana buri muntu ugakangura mugenzi wawe Perezida w'abarinzi akabwira ati bene ndabona tutameze neza tuzuke dukorera Imana haleluya kubakana ababyeyi bafite inshingano zo kubaka abana babo Efeso 6:4 hazavuga ngo babyeyi ntimusharire abana banyu ntimubasharirire ahubwo mubigisha ababyeyi batakivuga ngo mbiswa amaye ngo ntawe ukivuga ngo abana bikigiye muzoba nka Eri Imana yabwiye Eri ngo abana bawe bari gukora ibintu bitari byo batumye abantu bazinukwa gutamba abantu bari mu kugira ngo bikoze ku rutambiro bagasambanya abagore mu rutambiro ibintu byabaye bibi bari mu kuza kujabura inyama caha abana bacahe ngo maye ngo ndi mukumbwira ngo minise yu caha umwana Imana ntizakuziza izo nibigenda gutya ariko we wavuze ikibazo ariko umubyeyi yabereyeho gucaha umwana amen agomba kubaka umwana akamutoza inzira yo kubaha Imana bizivuga ngo menyereza umwana wawe inzira nziza zarinda saza atayivuyemo
Bibiliya nukuri mureke kuregeza mureke kugira gutya ngo abana bikigiye bakeneye ijambo. Tuvuge ngo amen. Amen. Impano zigomba gukorera mu bana bacu tukabigisha tukabacaha. Imana arabwiye ngo ubwo wanze gucaha abana ukagira gutya kandi ngo yarabacasha aravuga ati mwabana mwibyo ndi mukumva ngo ariko ngo abacaha nyine afite intege nke. Imana narastangaje ijambo ry'Imana ravuga ngo kandi abo bana ngo Imana ibabuza kumva se ngo kuko yari ifite umugambi wo kubica. Imana ganizi tuma twumva. Yamivuga ati ntimwumvire si cababwira mfite gahunda nzobica. Nzobica ibintu mwakoze. Mwe mwatumye abantu bazinukwa. Abantu batumye abantu bazinukwa amateraniro. Mwana ari mukugira bucya kurungurukaho mwararanya ati naho kugira ngo nsenge nkakanaka kaba baririmbyi baza bakubita igisirimba hano baza bagira kuriya kandi tura ntabyo amateraniro mbivuyemo uko biza bigenda. Abagore bakuru umurimo bagomba gukora bagomba kubaka abagore bato. Iyo usomye muri Tito 2:3-5 hazavuga ngo abakecuru cyangwa abagore bakuze ngo batoza abagore bato gukunda ingo zabo, gukunda abagabo babo no gukunda abana babo. Timwumva ko mufite umurimo? Timwumva ko mufite umurimo w'ubujyanama? Yego. Muri mu kuvuga ngo twebwe turashaje ngo ntaco twokora. Ntaco mwokora. Ngo ntidukigira ifanga, ngo ntitugigira amaboko. Ese mwagiye muza gukubura kuri tapi? Turimo dutoya turasanzwe. None nibyo niba utabishoboye hamagara abakazana bawe batoya, hamagara abagore bato bari mu itorero bato ubatoze gukunda abagabo babo no gukunda abana babo. Iyo ni inshingano n'umurimo Imana yabahaye. Amen. Kandangirize ku kintu cyitwa gukorera abandi kuko ni byinshi nta wabivamo. Buri rugingo rugomba kubwirizwa gukorera abandi. Buri rugingo rugomba kubwirizwa gukorera abandi. Waremewe gukorera abandi. Nibyo. Twaremewe gukorera abandi. Haleluya. Atukuzwe. Yesu yigeze gutanga urugero aravuga ngo cyagiye yababwiraga ngo aboze ibirenge. Ba Petero atanga ngo yango ntutwoza ibirenge ngo kuko we ntiwatwoza ibi baraburana ngo ahubwo unyoza umubiri wose. Yesu avuga ati ibyo mpamba ko murabona ibyo mpamba korera namwe muzobikorera abandi. Ukuguca bugufi naciye bugufi ndi Yesu ntimuzi ko ngira imbaraga ariko mbogereje ibirenge. Uru ni urugero mbabwiye ngo muze mukorera abandi. Haleluya. Twahawe umurimo wo gukorera abandi. Nibyo. Imana ishi. Haleluya. Twahawe umurimo wo gukorera abandi. Nukuri. Harakana navuze mpamvuga ngo bagusengere nta kibazo nukuri muze mu basengera. Niba Imana yarabahaye izo mbaraga zo kuba wasengera abantu uzubasengera kuko twahawe gukorera abandi. Icakane intego y'imirimo itandukanye cyangwa impano hagati mu mibiri ya Kristo. Gutunganizwa gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umurimo wa Kristo. Intego y'umurimo itandukanye cyangwa intego y'impano hagati mu mubiri wa Kristo nta kindi gusa no kugira ngo itunganywe dutunganirizwe gukora umurimo wa Kristo. Niyo ntego dutunganirizwe gukora umurimo wa Kristo kandi dutunganirizwa muri Kristo. Haleluya. Dutunganyirizwa muri Kristo. Abefeso 4:12 n'ubundi twahasomye. Umubiri wa Kristo mu itorero ni ikintu gihurijwe hamwe kigizwe n'ibice byinshi. Umubiri n'umwe ukagira ingingo nyinshi. Umubiri n'umwe ukagira ingingo nyinshi. Ndangiza buri wese asabwe gukora kugira ngo habeho gukura. Amen. Amen. Nukora iki kintu ngakora iki hazaboneka ubukure. Hazahita haboneka gukura k'umubiri. Uramenye nza nkunda kumva hano mukoresha terimi ivuga ngo uramenye ngo amateraniro ataguhengamiraho. Ni koko yo guhengamiraho gutya ako kandi umusore ndagakunda nibyo. Naringize gutya tugeze mu mwanya wawe simaze kubwiriza wenda Imana irahita gukoresha nawe ikindi tugikore mbese ubuhengamishije. Niko ubuhengamishije uramenye utazasanga impano z'Imana zarabaye gutya kubwawe. Uramenye haguruka ukoresha icyo Imana yakugeneye
haguruka ukorera iby'Imana yagushizemo biri byinshi ni byinshi bamwe yabagiza bamwe yabagiza uramenye itorero ritazasinzira kubera ko ryabuze amaso yawe cyangwa amatwi cyangwa ibindi itorero ni ryo gutanga ubuzima bukuze databaho umugisha haleluya mukure atukuze iyo wenda ndi mushumba wa hano mbamenya batari mu gukora tukababwira ati ngwino wowe tubwire impamvu utari mu gukora ngwino nawe tubwire impamvu ariko Bibiliya buri muntu wese uzumva hari umuntu azamayicara ngo jewe ngiyo mbonye uko hari umuntu kubera ko Imana yamushizemo akantu ko gutunganya ibintu ushobora kugira gucya kare agapapiye mushwari kakamujena sivyo abandi ntibabone kamuzenta ruhabona pi muze uko amubona kare akantu kakujenye kuko sico wahawe ariko kuwobona mpambwiriza ibintu bidahuye wovangirwa cyangwa ukabona nti ntago mpambikora neza wovangirwa buri muntu wese amaso ye hari Imana yamugeneye Imana yabara kugeneye gusenga mu gihe ubona ibintu byapfapfanye mu gihe ubona umuvuga butumwa ari kubwiriza uzukurura uvuge ngo Mana we amavuta yawe namubeho papa ubudahanga muze musabira bavuga butumwa ivyo nubona umushumba wanyahagaze hano imbere uzukomeza ubwira Imana ngo Mana dori zikamera muri mukubona hano uri mu guta akantu gato gutya bam udukomedi ukuwo ni mushumba wanyu mwinginga Imana kandi uko nukuri jewe ndi mukubitinya uri mu guta akantu abantu kugira ngo bafate ibintu bizima bakama bakurura kajya katagenze neza amazi sikagatambagiza isikare musabira abashumba musabira abavuga butumwa musabira abana b'abaririmbyi hatazagira akantu kakoreka hanga baramye Imana amanwa nijoro hatazagira akantu satani yinjiriraho tukazurebera gusa ngo wewe ntuzuhaguruka ngo ntuzusirimba ngo sinza mbishobora niba udashoboye gusirimba niba udashoboye kugira gute ariko hudumiya mu mutima gira Imana ngo Mana we amateraniro wa Mana we bizo umuriro w'Imana uzaka niwumva bavuga butumwa ngo bagiye mwivuga butumwa we ntuzugenda umuhereza amafaranga cyangwa umubwira ngo uragiye jewe nzahahira urugo rwawe kwezi mwaretse tukorosha ibintu Yesu ko yaturemeye gukora Imana yaturemeye gukora yemewe Imana yaturemeye ngo jewe singira akazi umukena akaza kugusaba ufite imyenda 30 fata igitengo umubwira ngo sinshoboye gukora ariko nanje ndakwambitse n'utanga umwenda wambaye bigutwaye iki Yesu yaravuze ngo niba ufite ibiro utanga umusigarano umwe Yesu nibwo rugero yahereye ku bakene bose bashoboka none bibaza abafite 15 uri mu gukora gucya ku myenda ukabona ni mwiza ugasura mu gikapu wakora gucya ukabona ni mwiza ugasura umwaka ugashira udatanze ndabifuriza gukora iby'Imana yabashizemo sinzi ubwira inama bubona bameze nabi ubwiza ukuri abagomba kubwiza ukuri ucaha hagomba gucaho Imana yigeze kubwira Yeremiya ngo dore ngushiza amahanga imbere ucahe ugire gute ukubite uteshe ukora iki ukubite ubure ubike wigire gute urandure ugire gute Yeremiya yamayibagirwa icyo Imana yavuze kwibagirwa umurimo wawe w'Imana yakugeneye nukunyagwa zigahera yamatangira amaganya ngo ariko Mana we ngo twebwe uku nguku tubayeho gute Imana yaraguhaye power zo kuguha amahanga none utangiye kuganya narakubwiye ngo nimbura gira naguhaye ubushobozi ukamunanirwa kubikoresha warangiza gusa ngo Mana we ngo suku twebwe ngo tuzohera mu nyage ngo bigende gute Mana we Imana ikavuga ati Yeremiya we ukuri mu biki naguhaye imbaraga z'amahanga naguhaye Imana ibaho umugisha ngiye kuzina gasirimba iminota 2 kuko nzashaka ngo ico mvuze cyose abaza bagikomantaho mbasigire comment kuko murinje kiza kizamura icubahiro c'Imana isi ibone comment amaherezo bazovyina umunsi umwe Yesu nabereke umutima uyu muti ni mwiza ni mwiza Yesu yigeze kumbwira ngo nze mzina mfite igipasu canze gufata uzubyina nzogifatisha iyo mubonaga abantu bazina muzamva ngo ari kuri amugara azayishe bangura ibaze kuba ufite igisebe canze gufata Imana ikambwira ngo uzugira gutya gusa naje nzokora operation
Ramadan tibiraca mushobora kugira infection Imana irambwira ati sasa ako kantu ngiye kuguha umuti wako uzubye n'igisirimba uzi kubyina igisirimba ufite ahantu hanze gufatana ariko Yesu ni mwiza dufite ibihamya twagiye muva mu bunebwe mukore muzo mwahamagariwe abera data baho umugisha